bahereye ariko tuje kubaramutsa tugarutse nawo mukino wacu mukunda cyane ariho game night none ni uko bisanzwe tuba turi kumwe gutya nanjye Adeline nanjye Sisi wow get ready uyu munsi rero hanze mbabwira umukino dufite ku meza umukino dufite rero ku mutabire tugiye kuguha amakarita umuntu uri bugira amahirwe igatakara abatsinze n'uyuhuha ukaba ufite umwuka aratugiye kure umuntu ufite umwuka ntitakare ubwo umwuka wawe uragukeneye izindi umukino wacu nk'uko bisanzwe murabona amakarita turi imbere ateretse hano urajya uhuha urahira hano urabona ahantu ndi nagwa simbizi uko imyaka yanjye ingana nagwa hasi urabutsinze natagwa urabutsinzwe kandi yose nubwo hagwa make adagasigara urabutsinze niwo mukino wacu Noneho ya mbere banzi wizi karita zihe urahuhira ndashaka kureba ibyo biro byawe uyu munsi uko bingana n'uko uzamugana ugateza imbere nanjye ndibwiye humva ntaga nyine amahirwe arangana gute se n'uguhuha rimwe cyane n'uguhuha amakaziguye kugeza aho wumva unaniriwe pe ariko unkorohereze egeza umunwa nk'aha basi birasaba nta kibazo aho gatsinzwe zose bote ziba zigomba wavuze ngo nyabarega mbizi navuze ngo ikarita ntizigwa zose urabutsinze ariko ntabwo urabutsinze n'izigwa zose urabutsinze n'uguhuha ku buryo zose zigwa twongere twegeranye ikarita zacu ko zari zimeze ahubwo ndumva ari sawa urazihuha zose I don't know. Okay. Okay, makeke. Sandwich. It's your time. Kubona abantu bashobora kuririmba nawe udashobora kuririmba hasitaraki ariko koko sente ntibigutera isoni kuba ariko murafatiranye tu gute umwuka bad gute tugufatira kumva nabi ngize murabona rero ko Sandrine umukino arawutsinze Sandrine umwaka wose ni uwawe mbega uri tayari I don't know. Are you ready? I'm not, but I don't trust umwuka uri kumenye ko abantu banini guys nta mwuka uhagije tuba dufite kuhira aho ezi bigukutse okay ntujya wikanira iyo ujya muri toilette biragoranye abo guys abandi bageze hano oya ni ukuri kwimana Sandrine ntabwo ugeze agera aho ngaho Sandrine ni ukuri hano tubigisha ukuri nabundi ko se ntacyo bitwaye nese uri kwegera uratsinda nta muntu ntabwo ari kigaragutse akariko ko gutsinda okay iyo ni iki gatore ngeze ngira umwuka utuzu tutari two turya ubwatsi Sandrine niwe wenyine ubutsinda naho wese ntabwo ujya wikanira aho ngira akantu iyo ujya muri toilette ntabwo wikanira uyigora iyo ujya muri toilette ntabwo wikanira oya reka twese tutaza kwitwaza
ntaho zigiye ugeze kure bishyashya kirimo noneho ukuntu cyakoze yamba muri icyo nuko bigiye kunkora oya try your best ambwiye ko nta mwuka ngira nyine kumenya iwawe habuze abandi ayiga mwana we habuze n'ibitakara ebyiri kandi wegereje umwugeza na hano mwana wawe ntabwo ari zero ni igice cya zero urebaza ko yanegereje umunwa hano nawe ishye gute asigaye kubera gutare keke ya noza aniversary ibyo bigenda bazaniye umufuniko bagahumurira mu kujisiri ntabwo nzi kuzina babara ababyeyi oya reka ese amahirwe nayabonye ntabwo nzi guhuha bateye ubwoba nyame ibyo uratsinzwe nyuma y'abandi bose ucyuye zero ujye ubyemere guys noneho reka tujye mu bibazo rero umukino wacu rero akuzuka ko mbonera duke nta na duke ko amahirwe twagwaye menshi ariko n'abandi rekera gutirisha bakaba babivugisha ngo nta na duke ugashiduka amazi oya izi ndwara bayivurira umukino uri fera iyi ndwara bayivurira indwara y'umwukayo ni dani umuntu yahise azibarangurisha erega niba nta biro afite umwuka njye si ibiro ndabifite mfite ibiro akada yanjye ko ntari kurusha uranshaka abantu batebereje nuko natebereje tujye kwambara izi kuri tayi ibintu by'inda ndabisubiza tujye kwambara izi kuri tayi nta kibazo uri kubona yangize rero nahazi yakunigiye ndabwimbitse nanjye narisobanukiwe so birangiye nsinzwe ni ukuri ndatsinzwe pe kuko umukino urananiye yewe watsinze reka noneho tujye muri bya bibazo byacu ibyo bibazo rero noneho sasa ibibazo guys fasha ngiye nkunda uyu mwanya w'ibibazo kurusha izindi mikino yose dore ngo mutore uyu mukobwa afite ndabyirufi yana ikibazo n'ibyo bitwaye pe akata aha udasoma itonde badende udasoma bucece ngo tubwire izina ry'inshuti yawe ihora ngo igira gute igushyira mu byago dore wagateguye wowe se ngo tubwire izina ry'inshuti yawe ihora igushyira mu byago ntabwo ari njye uri bubaze Adeline mbwira ntatubwire izina ry'inshuti yanjye ihora ishyira mu byago arahari ariko narayiretse ntabwo ari sege oya ntabwo navuga izina rye mu buryo bw'umutekano we ariko ntababeshya hari nk'inshuti umuntu agira ugasanga ukareba ikintu ku marembo ntukibona aho ugasanga ni ya nshuti ihora igukorera amadega niba uri mu kintu ugasanga ahubwo noneho igiye guhita ikukubita mu kindi cya kindi cyatari cyangwa ikaguta nko mu bibazo biri buze kwangiza bimwe kuri wowe sibyo bene izo nshuti zibaho ugasanga ufite inshuti ahubwo ugasanga nta kamaro na kamwe nta nama n'imwe yakugira nta gitekerezo yaguha ahubwo ni ya nshuti ihora mu iguta nko mu madega cyangwa ikazi igacunga ikagera nk'akantu bomboranya ku buryo nawe kari buze kukugeraho iyo nshuti narayigize ariko icyiza iyo ugira inshuti nk'iyo ngiyo ukabona nta musaruro nta kikugezaho nta biba byiza iyo uyibona ibyo niko byumva gusa sinavuga izina rye ko si byiza ntabagiye kumuteza abantu ariko irahari narayigize birumvikana ni na byiza kubera ko ntabwo izina rye ntabwo tumuzi ntabwo mumuzi ariko hari nk'undi udukurikiye iyi saha uzi ushaka kuryumva akavuga yagiye kugutaranga oya ntabwo nabikora gusa irahari naretse kubera amadega n'amafuti nyine kwa kundi uba ufite inshuti pe ariko ukajya ushaka ikintu kumariye ntukibona ukabona ni imisara bigukururira n'ibibazo gusa ukabona
nta mpamvu yo gukunda. guys iki kintu kirumvikana sha inshuti yamenyesha ko inshuti iba ari kimwe mu bigize ubuzima bwawe uwo muntu harimo umwanya ni umuntu ugiye waguha imwe muri pati zigize ubuzima bwawe ubwo ufite inshuti murasharinga ibibazo na bya bintu utabwira na mama wawe noneho uwo muntu afite pati nini uwo muntu icyo uba umukeneyeho ni ukukubera pati y'umucyo rero iyo agutengushye hari igihe zidatekereza kabiri ku bintu zigiye gukora ukagutenguha ntiha agaciro bya bintu yagutengushye bikumva ni ibisanzwe mu buryo wantengushye ukanteranya na ganza ndakugira ngo narabyibagiwe muri filime guys ubuzima yakoreye ndagutengushye final ariko ndatsinda uri inshuti yanjye nkubitse amababa bene izo nshuti zibaho addiction zibaho kujya kumfata amafoto kohereza boyfriend wanjye yes I do kuko I was very jealous hari ukuntu ugira inshuti mu buzima ntinezezwe n'iterambere ryawe ntishimishwe n'uko umeze sibyo uko umeze kose akageza akakwiyegereza akakwikundisha ukagira ngo ni ubucuti ukagukunze nari gusotora yaguze iki yagize ahubwo mukabana kubera ufite ikintu umumariye igihe ntacyo umumariye hari nk'umushuti wanjye nagize twajyaga tujyana nk'ahantu kubera amafaranga dere ikintu cyanyujije ikintu bita inshuti ndavuga ati n'amazina utaha ubwo namenye ko inshuti y'umuntu aba igize pati y'ubuzima bwe Adeline tukabana afite amafaranga tugasohoka tukahava fani nk'abashuti ariko igihe ntayo mfite namubonye ahubwo yakumva ari ikintu mfite ati sha uzi ko ngukumbuye twaraguranye nakurebye siyo utugift kubera ko uzi ko I have something ariko igihe ntacyo yacu dushaka kuvuga ko mubwira uti sha mfite ikibazo cy'ibihumbi kenzi ndarwaye ntabara ubundi iyo nshuti aho yakura kose ntabwo ugomba kwivuza ikibazo kigira icyawe rero umuntu wese akeneye bene uwo muntu nyine ko twari abaguzi mu buzima hari n'izindi nshuti zitwegera kugira ngo ahubwo zidutamaze zidutarange niko nabyita ugasanga umuntu yaje mu buzima bwawe ari kukwereka ko ari inshuti yawe sometime akaba ari n'ubwo umwirekurira ukamubwira bimwe na bimwe wajya kureba ugasanga nk'ibintu wamubwiye biri hanze kandi mwabiganiriye muri babiri niyo mpamvu ugiye nyabwira abantu ngo ibanga ni ry'umuntu buryo ryamaze kurenga umunwa wawe nubwo mwaba muvukana nubwo waba umeze muto ujye umenya ko bitakiri ibanga kandi ujye umubwira witeze neza ko uzabisanga hanze ugasanga ni nk'ibintu wagiye uvuga byawe uzi ko uri kubwira inshuti akaba ari kuvamo ikagenda ikagutanga Adeline ntabwo ikibazo ari icy'umuntu wagiye kubwira umuntu ikintu Adeline igihe umuntu aba ananiwe mu mutima urabizi ushaka kugira uwo ubwira kugira ngo ushaka kuvuga uti uyu muntu reka mubwire mbohoke ahubwo wowe shemoni kuko wamuna kugira icyizere kuruhukiraho yaruhukira hatagombaga kuruhukira icyo nicyo kibazo byarangiza sha ukajya nko kumutamaza kandi buriya iyo mikino bayita guhimatiretse naho niba gusebeje n'inshuti yawe nanjye mbasebye mwagendanaga wihaye ibyo kumusebya uramuvuza ibintu n'ibi none se kuki we mwagendana ubwo ni ukuvuga ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo mbwira uwo ugendana nawe ndakubwira uwo uriwe nawe kamubwira urugero so n'ibintu bya sinema turimo na inshuti yanjye yari ifite buri munsi ngira ibibazo bye nanjye ngira ibyanjye muri filime umunsi umwe ndarwara ndaremba ndamuhamagara ndamubwira ndarwaye ndarembye meze nawe nta buryo afite njya kwa muganga please wambara ukampa kenzi Adeline yarayanyeye ngira ibyago nka postinga akabinyuraho akabireba agize ibyago rimwe urasha Imana irahora agize ibyago rimwe genda mutunda mganisha polisi haba yako opportunity ngo none se ngo shango nagize ibyago bitari n'ibyabi ariko umufusha nk'umuntu nkanye gusenge umuntu byakora aratinyuka namubwira Adeline ngo none se ngo wamaye nka kenze ngo nkazamukana mu modoka n'abantu bagera n'ibintu amafaranga mu cyumweru cyashize urwaye shemoni uriyizi gusa umuntu wese akeneye aho kuruhukira nanone umuntu wese akeneye inshuti ahubwo bunyakuri niba udashobora kuba inshuti n'umuntu ukiri gutakariza umwanya ubwo si ikintu cyakibabaje ni ukuntu ubundi nyine abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ntabwo njye navuga ucecetse sibyo ninza nakubwira nawe ukambwira nk'uko mufata nk'inshuti yanjye hari byinshi ubitse nanjye hari byinshi mbitse byawe sibyo ikintu kibabaje
ni ikintu iyo ushwanye n'umuntu akagenda akagutaranga ikintu cyakibabaje hagati aho ngaho ni ikibanga arashobora no kurinda amabintu akanezezwa no kuvuga wowe byakuziho bibi kandi nawe ufite ibyo ariko ikintu kiba kiriho njye ntabwo nashishikariza nyine abantu kumera nk'abandi urumva wowe niba umuntu akuvuze ubizi neza ko ubitse ibanga ry'umuntu wimera nkawe sibyo wowe komeza ube uwuriwe ku giti cyawe ushaka kumera nka mugenzi wawe kuko we afite nyine uko ameze nawe ufite uko umeze sibyo ibyo mbivugiye iki nanjye hari mufite wanjye ndabizi nashaka azabone njye nta na kimwe nyine numva nyine nenye tu kuko yarambabaje kuri rwa rwego ruri hejuru Adeli uzi kubana n'umuntu mu nzu sibyo ukamucumbikira igihe kingana n'imyaka 3 urumva ntiyishyura inzu nta stock akora nta kintu na kimwe asabwa urumva ariko igihe cyagera yabonye boyfriend abyuka icyo gihe njye nkajya mva mu kazi naniwe nkahita nigira mu cyumba nkagenda nyine nkabasuhuza kuko usanze hano mu nzu ukabasuhuza noneho nyine boyfriend amubwira ati se kuki Cynthia adakunda kuvuga n'iki ati nyine nibwabwiye biziniki kandi ubwo mvuye mu kazi naniwe nigiriye kuryama ko ntabwo wajya ku usanze nta n'ikintu yakoze mu rugo ntabwo wajya kuvuyanga abantu nyine usanze bari kumwe ambese bakundana kandi mu nzu wishyura mu nzu wishyura urumva noneho njye kugeza ubwo byaje kundenga nkajya nyine rimwe na rimwe mbwirirwa nkabyuka nkirwa mu buriri nkabyuka nkajya mu kazi nanabwiriwe kandi kuvuga yiri mu rugo nta kazi afite yakabwiza avuga ati niba umuntu tubana agerageza kugira gute gukora uko byabaga akamfata nda nk'umwana ko yarandutaga bihagije yamucishaga nk'imyaka nk'icumi urumva ndavuga aho kugira avuga ati reka nkore uko bwabaga byibuze nanjye hagira umusaruro mbonaho yanjye ndakuguza igihe cyarageze mbiganiriza mama arambwira ati aho kugira ngo uzicwe n'inzara uri umukobwa nta mwana ufite urize sibyo mbese nta nshingano nyinshi ufite zituma ugomba kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo gushaka umukozi ariko birambabaza tu uzi gushaka umukozi ubizi ko ubana n'umuntu nta kazi afite yirirwa mu rugo ntashaka kumisera urumva nashobora urumva tuvuga ko nshaka umukozi ko numvaga yuko n'ubundi ntabwo nabura umuntu ngo genda kuko niba ari inzu tubanamo ntabwo navuga ngo genda kuko landlord ntabwo yavuga ati niba wabanaga n'umuntu reka ngabanye amafaranga urumva ndavuga ati iki nta kibazo bimuhaye niba ari stock nkaba ati niba ari stock ndagura umufuka w'umuceri amavuta n'ubundi nta kintu nyine kigabanyukaho nkumva ko njye nyine nkagira uwo mutima ariko ikintu kiriho ni uko iyo utazi mu buzima bwawe kuzinuka ubaho ubabaye cyane ubuzima bwawe bwose ubaho ubabaye urumva hari ibintu nyine dukora yego bikatubabaza kukatubaza gato ako wize kugira gute kuzinuka sibyo bikazagufasha no mu buzima ugiyemo umukobwa ndakubwira ko ubwe ku giti cye yarifashe aneranya na boyfriend ntabwo boyfriend nta na nimero yanagiraga amuneranyaho urumva bimfatanya n'ibibazo nawe mfitanye n'umusheri wanjye nawe ajyaho amuneranyaho icyo nabwira abakobwa cyakora b'abanyarwandakazi niba ushaka kubaho neza buteranya abakunzi ntabwo navuga ngo umugore n'umugabo ko nta mugabo ndagira navuga ko ari umukunzi ntabwo guteranya abantu babiri bakundana ari byiza niba ushaka abanzi babiri teranya umukope n'umukopere kuko ntabwo uzi uburyo baziyona sibyo kandi iyo wiyunze uza gusanga uwabaye haduyi yawe cyane kuko ngewe ku ruhande rwanjye nka boyfriend wanjye yageze igihe aramwanga pe aramwanga njye ubwanjye nkoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo akure kuko ntabwo washimishwa no kuba ubana n'umuntu mu nzu boyfriend atamukunda sibyo kuko n'igihe yaza akaba yatinje kugusura ushobora kuba ati ugiye kwa kuzi katamukunda urumva ariko njye nyine nkashimishwa n'uko nawe nyine yamwisangamo ko tubana ko umuntu mubana biba byararenze nyine ubushuti aba ari umuvandimwe kuko niwe umenya ko wariye wabwira wese ariko ikintu kiba kibabaje ni ukuntu umuntu uba ufite amabanga yiwe ukamuha icyizere urumva akifata we akanakavuga amabanga yawe noneho akanakugerekera urumva icyo kintu kibabaza akakugerekera byibuze kuvuga ibintu biri true ibyo byo nta kibazo nta n'ikibazo byagutwara
ariko kugira ngo sosiyete mubamo kuko urabizi iyo ubana n'umuntu hari abantu hari inshuti muba muhuje muri sosiyete mubanamo abantu benshi bakaba bakuze nabi kubera inshuti mbi urumva njye nageze igihe kuko mba muri sosiyete y'abantu benshi inshuti zanjye zabizi ko nta muntu mpfa kubanira nabi ngenda kubwira niba ubona ko tudashobokana ku bana igendere sibyo kuko njye ntabwo mbayeho ubuzima bwanjye ntabwo bukesha umuntu runaka bukesha imbaraga zanjye kuko ndabizi ko ukumagaze ni imbaraga zanjye ndi umukozi uzi gukora ntabwo nagufasha inshuti yanjye wati gutya na gutya ariko ntabwo papa se yanjye avuga ngo ndabaho kubera wowe oya usibye n'abakobwa n'umuntu dukundana nawe ubwo arabizi ntabwo nyambaho papa se yanjye ari urumva that's why rero nyine umuntu ashaka nuko nyine bitakunda ko umuntu yabaho wenyine ariko bibaye byiza niyo umuntu agira inshuti z'abagabo kuko umugabo ushobora kuba ati niba ngize ikibazo ninamwicira muganiriza ariko wenda nubwo abagabo b'ibyo baje ariko si cyane ntabwo abakobwa bose ari bamwe urabyemera cyane pe ntabwo ari ariko kugira ngo uzabone umukobwa w'umutima ubasha kubika ibanga reka nkubwire impamvu sibyo hari nk'igihe nigeze kugira ikibazo ndavuga nyine umukobwa umukobwa nyine nizera ko akunda ugira inshuti wizera ndamwicaza ndamubwira ati shose uko byangendekeye gutya nyine numva mbabaye tu arangije ngo kandi ubwo noneho we nari mfite ibanga rye rijyanye dushobora ati iri banga ndishyize hanze neza ko uba ufite izina urumva hagati mu bantu uyu muntu umva neza noneho ndangije ndagenda ngenda mwegera numva kuko njye ntabwo nzi kwiharira ibintu kuko ntabwo njya nkora ikintu kiba ngo ndibabariza umutima n'icyo njya mfite ikibazo nkaza nkakikuganiriza umutima nyoroho ndagenda ndamwicaza kuko icyo gihe twari turi n'ahantu twagiye kunywa n'agafanta agafanta ndangije ndamugashamba bimeze gutya na gutya nisha umuntu yarambabaje neza ambwira ko umuntu tuba tumuzanye araje amusabye mubwe atuzere ndamubwira noneho ndangije umukobwa nyine akajya ndeba ntibaravuga yaraguteza umukobwa ninjije sinzi ibyo yaraguteza gusa hari ukuntu ubwira umuntu ukuntu ari kwakutunga ati wowe wiga igisubizo sibyo umukobwa nyuma yarambuze mu bashuti biwe bingera ariko kuvuga akaceceka nyine muzi ntabwo watuvuga ati umuntu ndamukura mu nshuti zanjye n'icyabwo ugira ute umenye uko muri bubana utayoba uko utwara umuntu ntabwo nyine avuga kuko ugiye kuvuga ngo abashuti bawe bose umuntu akuvuze wese uramujugunya ushiduka usigaye wenyine usigara uri wenyine urumva ahubwo gusa wowe ikintu utawiga byoroshye mwabavandimwe njye ikintu nize mu buzima cyiza nize ikintu cyitwa kumenya inshuti mbana nazo nkamenya uko nzitwara aho waragikemuye buri muntu wese ukavuga ngo uyu muntu ateye gutya niba wenda n'urugero Adeline ateye gutya tuzabana gutya namubwira iki kese nakimubwira ngiga ateye gutya iki twakiganira iki twakiganira stili nzakomeza nk'abana niba turi inshuti ndakubwira numva nta ngomba kugurisha numva nawe bana ntukizere umwana w'umuntu ntukizere umwana w'umuntu ugisha kumubwira ikintu cyose sibyo abakobwa b'iminsi ukuntu twabaye babi urumva ariko ikibazo umukobwa ashobora kuza nyine akakwigiraho inshuti pe akanakubanza akakubwira story n'iki wakubwira bitewe n'uburyo muri umuntu akubwira story ye urumva abakobwa benshi bacanye ku jisho akubwira story yarabanje kukwiga sibyo ugati n'umukobwa ushobora kumwinjirira gutya umukobwa ateye gutya ushobora kumubwira ikintu ntabwo yakivuga sibyo we akaba open akambohokera nawe akambwira ibye urumva kuko wababwiye ntabwo ushobora kuba ati meze nka senzi sibyo wenda ngiye mfite ubugambo bwinshi ngiye niyo uzaza kukubanza ngo atugibwire uko byagendekeye gutya reka mbahe inkuru tukiramba umuntu ni mubyara wanjye simubuze ariko namubwiraga buri kimwe n'icyo ntigeze mbwira n'umutima wanjye ari ngo nikibitse umukobwa agira inshuti izi eshatu umukobwa akaba yirukanse muri bidi zawe yashyushye iyawe bakamwihorera nk'ibyo bintu shasheri ngateka mbere yo guhamagara umwana wanjye
nkamuhamagara ati barya gakoko none byari ntabwo nkafata akamoto nkakamushyira we nkamushyira ku gakoko bro zakabaye agiye kugura agakwito ku mushuti barambwira ati mba mujya turamukubita turamwica batudore uyu arasenye kubwe n'uyu arasenye kubwe abantu nka batanu b'abagore tugiye kumuhora tumukubita ngo ndavuze mutera byose ubwo rugira amagambo buriya bavuganye twinshi bari inshuti yari umugore ndamubwira rero abashuti beza ibyo ni ibyo ntabwo biri kundeba ariko icyo nakora cyo ntabwo mwakubita mari ntangira kumuvugira bati se nkaho uravuga iki byamabanga yose namubikize y'ibanga ugomba no kunyicisha iyo kunyicisha mwembere ubwati se nkaho urakuvuga iki ko tukuze imbere n'inyuma wari wafata umukobwa uvuga uti afite akadepresiyo y'iki n'iki ukamusohokana ku mafaranga yawe utanaga umwana wawe usanga ba bantu akabeshya akajya mu bashuti akabeshya ngo umugabo wari wabasohokanye Mana we izo nizo yararuje aragenda yinjira muri relationship nawe ifitanye n'umuntu tuziranye wenge nawe aragenda baramuzi hari umuboyfriend nagize bidasobanutse nawe camubwira akantu ku kandi byose yaragiye arabitangaza hari iwacu muri karitsiye gusa ariko gutya ku cyapa ukuntu uzi boyfriend gusa twageranye ibihe my gosh ukuntu uri kubyiyumvamo hari n'umukobwa w'inshuti ugira agashimishwa wenda yabona ufite boyfriend bikamubabaza ko uwo boyfriend aragenda aramimbira sheri agashaka uburyo aramimbira karitsiye yose bakajya bandeba gutya kumbe ngo bazi mu rwesita mu mirimo myinshi gutya bakajya bandeba gutya naca bakavuga ati mbega igitomati bro barabimbwiye ndatitira gufata urukweto biranga ntekereza ko ari inshuti yanjye byongeye na mubyara wanjye nagiye kumukubita imbere imbaraga wari kumukubita naramukubise hari ikintu umuntu agukora ukavuga uti uyu muntu niyo namukubita sinamukora nk'umugoryi muri we baravuga ngo rega ingeso y'umuntu ipfanyira yapfuye ntabwo kuvuga ngo ukubita umuntu no burya reka nkubwize ukuri burya uzige guca bugufi imbere y'umuntu wakoreye ikosa mbabarira nta muntu udakosa twese ntabwo turi perfect mbabarira bavandimwe bagore bagabo bahungu basore ni ukuri niba ari ikintu kinezeza umuntu niba wamukoreye ikosa ikintu cyitwa ururimi rurarema cyangwa rugasenya please guca bugufi urasora niyo wabaye yiciye umuntu ukambwira uti sorry bita bishira cyane guca bugufi umuntu nawe gukora ikintu nk'icyo akanakwihinuraho ako kantu ashyizeho kukwihinura niko kagushoboye ngo rega umuntu guca bugufi ni ubumuntu inshuti zo z'abakobwa mureke muravuga iki reka mubigeze ukuri inshuti z'abakobwa aba ari ibintu byo kwitondera abakobwa ntabwo turi abantu beza umukobwa akwigiraho inshuti akagusura kugira ngo aneke ubuzima ubayemo ariko harimo n'ishyari umukobwa akareka ko ari inshuti yawe agukunze ku buryo ukora adashimishijwe n'uko umeze kuki duteye burya ngewe buriya wenda amahire nuko mvukana n'umundi ya mama ndi umukobwa umwe nta mukobwa tuvukana muri abakobwa mbagenderana nuko ari abakobwa nagiye niyizera mu buzima nkavuga ngo ni inshuti yanjye n'inkoramutima ariko nkabona n'umushoni nkumva niwe wagiye kumvuga sibyo akagenda akakubita nk'inkuru aho ngaho akakuvuga noneho iyo abantu bababonana aravuga ati uko byasa kose ni iby'ijana ku ijana aramuzi baragendana kandi ibyo bintu wenda ntibifite umutwe n'ikibuno cyangwa asanga ni wa mukobwa uguta mu dutipe ukareba ugasanga ikintu kizima kumariye ntacyo ahubwo nicyo kugenda gusopanya nk'ubu njye nawe tukaba turi inshuti tukaganira ibintu wenda turicaye turi inshuti z'ubwabo turi kubaka izina nkatinyuka nkajya kukwamaza muri karitsiye kurwara sida oya tuvuganye nawe turaganira wenda tuvuze nk'ikintu kuri Sandrine cyangwa Cynthia urahinduka ugiye kwa Cynthia ati zikazerike yambwiye gutya ubwo se uduteranyije kandi wowe wirengagije ko twaganiriye ndi kuvuga nawe uri kuvuga uragiye byose urabifasha ubingeretseho Cynthia kandi akarata uriya mukobwa aramvuga iki n'iki kandi ubu byaturutse ku munwa gusa hari ikintu niza Adeline nta muntu waza kumwe ngo runaka yabuze ubuzima bwawe bavuga ari babiri hari ikintu nungutse nanjye burase ushobora kugira abantu nyine uzima ku muntu iyo akakubwira ngo runaka yakuvuze impamvu muri ako kanya w'umwizero avuga ati uyu nguyu wenda ashobora kuba ariko ntabwo afite dukenguje neza
kumubona niziye mu afite zo kuza kumbwira ibyo bamvuze wenda ibyo ngibyo bitekereza nyuma urumva nyine ariko still uba warizeye we urumva wari kuko niba ugiye kwati uraje ndawowe uraje nambwira ati titi yarakuvuze gutya na gutya urumva titi ndamurakariye urumva nuko nyine mba nize byo mbwiye kuko ndamutse nabyizeye titi twakomeza tukavugana nkanamubwira ati se titi bite kuki ugenda uvuga bite kubera iki ariko nina teri namwe mvuga ati ndaye namubaza mba nakwizeye ibintu byo kwizera akantu k'amagambo tubyigeho ibintu byo njyewe noneho aho ngeze ubu n'umuntu asigaye avuga nabimenye cyangwa akamenya ngo yavuze ikintu nkabica amazi rwose tukabana mbizi ibyo wamvuzeho nkanagusekera imbere nkigira nkinjije imbere yawe kandi mbizi neza ibintu mvugaho mbifite yanagihamya nkakwanga ariko nkumva ndakwanga ariko simbikoreka uzi ikindi kintu Imana imbabarire si ukugira inzika oya mba mubwire hari abantu benshi batumva nararakaye mu buzima tubyajya kandi bagira kugaruka ugatangira umuntu nakubabaza sibyo uzabimweke ko yakubabaje cyane nawe amenye ngo aha narakushonye urumva naradekonye urumva kubera ukuntu nirinda kujya muri sirikirasiyo ngo kana kavuze gutya kana ikibazo noneho yimubajije wenda ushobora akugira nyine wenda byo ngibyo utoburiye namubaza sibyo kugira umusazi ushaka kujya kumumubaza ako ukamwirinda pe ubwo wamugana ushaka kujya kumubwira ati se kuki wamvuze gutya nyine bikaba ibintu by'uruhererekane kandi by'uruhererekane ntabwo ari byiza oya sheri mbega mubwize ukuri njye nawe tuvuganye ko ejo nasinze sibyo ni wowe njye nawe tubizeranye hari umuntu akuzanira ariko ukumva biragusha kuri ya point njye nawe tuzeranye erega ni nkuri gusohoka uba waravuze ari ni nkuri gusohoka ukamenya ugahita umenya wese ubuke bitewe nawe none ikindi cya kabiri guys mombo bareba abadari bamekwano muzinuka akantu ko kuza ngo umuntu asoje kubwira ibintu ntabwo umuntu agukunda basi ubwo banze urebe icyo kintu gitumye atumbuka wangaje kukubwira bakuvuze abifiteho izenyo njye nta muntu n'uyu n'umwe membera njyewe nafashe n'abantu babiri abantu bavuze banyanditseho ibintu ngo boyfriend wawe ngo inyango ituzisinga kugira ngo se ngenda biteze njyewe inshuti zanjye ebyiri nizeraga nafashe ibintu banyanditseho bibi mbifata muri telefone z'aho babyanditse umwe nayifashe mu yiwe undi yifata aho yabyanditse yandika ibintu singiye kumuvuga kuko ntabwo naje hano mu mazina ariko iyandikiye umuntu noneho wa hafi cyane kuri njye amwandikira amagambo narebye mbona si meza ibaze nk'umuntu waza akabwira wenda ni nk'umufamiliye wawe sibyo azi ko mwirirwana mugendana n'umufamiliye akaza akamwandikira ngo mujye wirinda uyu muntu gutya na gutya sinshatse kubivugaho cyane akavuga ngo kandi n'umufamiliye wawe mugendana gutya akaza akamwandikira nk'iyo mesaje ujye wirinda ese ubwo umufamiliye wanjye koko yajyaga kubimwandikira yumva kuko ntabimenya ese urantandukanya n'umufamiliye wanjye utekereza ko umufitiye urukundo cyangwa impuhwe kuruta uko tubanye ugasanga wenda n'uwaza arajamwandikira ngo ndamenya amakuru ngo kuri sinshaka kubyerura cyane ngo ndamenya amakuru kuri we ngo ujye umwirinda ngo Imana iduhe ubwenge bwo nkareba nk'icyo kiragusanga umuntu atekereje kwandikira umuvandimwe wanjye ibintu nk'ibi ngibi arumva ko amukunze cyane kuruta uko mukunda ese aramubwira nyirinde mubi nyine ukabona ni nk'abantu ba hafi cyangwa ari n'ukuntu abantu bagira ingeso sibyo umuntu akaba akuzi ari bo hafi kuri wowe akakumvaho ikintu nk'aho yakaje wenda niba ari umuntu wenda unakuruta bibaye byiza cyangwa uri hafi akaza akakubwira ati kumvisha ikintu iki nicyo niba ari cyo akakugira inama akavuga mu byinshi nazo avuga ati numvishe ibi n'ibi niba koko ari byo niba atari byo ubigendere kure ahubwo nawe akaba ari wa wundi ufata iya mbere mu kujya kugufatanya na ba bandi ntafite gihamya ntazi niba ari byo atorogoye nk'ibikuru ahubwo abona waraje arakuvuga uriya mukobwa ngo urabizi ngo gutya ukaba uri kumwe n'inshuti yawe sibyo maze ngahita mbwira nka Cynthia ngo uzi ngo Adeline wamubuze ibi n'ibi ako Cynthia akambwira njyewe ndi inshuti yawe aho kudefanda no kugira gute guys wowe niba utandefanze aho ntari uzaza kundefanda aho nigo bitangiye ngo inshuti yanjye umwana uzi igisobanuro cy'inshuti ni umuntu ukubera aho utagiye urumva akakurwanira akemera igisebo cyawe nawe ukemera iki urumva agahita ahindukira
ntabwo wagiye se ngo Adeline nta kintu cyadanjiriza ariko ntabwo turi inshuti nta bushuti bwanjye biriya bishimo gutya iyo ni inshuti yawe yagenda yibukira ngo ushanguze uko barunaka ngo akaruvamo uri kuvuga ibi n'ibi nyuma yuko kwihakanya ku banyeyuda akaza kuvuga nyine ngewe ngaya abantu cyane baba ari abantu bacu batuzi sibyo ari n'inshuti yacu tunavugana bakakubwira nk'uruntu n'ikintu nk'inkuru itari nayo nk'aho wowe wakaje ngo unyegere nk'aho uri umuntu wanjye wavumba ese biriya bintu ko nabyumvishe wenda uri na mukuru kuri njye nibyo cyangwa se ibyo niba ari byo byitwaremo kandi niba atari byo uhumura wenda nabwo byirinde gutya ahubwo nawe ugasanga afashe iya mbere mu kujya kukuvugaho ibintu atanazi atanafite igihamya nawe ubwo agiye kwifatikanya nawe rero nkubwira inshuti yanjye niba inshuti yanjye inshuti yanjye ungwaniriraho ntari hariho abantu benshi ngo niba usanze bamvuga nabi ngwaniriraho ntari kandi unabirangiriza binashicike birangiye kuko wabayeho ntari nyine kandi udafite n'icyo wabikora ngo urwanirire ziba ureke kugenda uvuga ntazibera hari abantu batuvuga batari bakwiye kutuvuga abantu ba hafi yacu turababaye wenda rubanda yakuvuga ntugire ikibazo ariko uzi kuvugwa n'umuntu uri hafi yawe mwirirwa namusekana cyangwa noneho ibyo si ibyo ushobora no kuza n'umuryango wawe bose bakakwishyiramo akajyana n'inkuru ahantu cyane famiye bagakwanga bitewe n'umuntu udufasha kumenya mudufasha kumenya dusezera tugenda ese koko tuzi igisobanuro cy'inshuti nyayo ese koko birakwiriye kuba inshuti n'umuntu tutandukanye uburyarya n'inshuti cyangwa inyungu ushaka ku muntu nanjye nsigaye narabaye kubindyarya ndajya mbasekera nukuri ko imana ari abantu nsigaye isekera kandi mbaho oya you kill yourself uwo muntu uri guseka yizeye ko byarangiye yinjoyinga yo nyine ndamwiwe ariko mu mutima ariko yo wica urabyemera yuko ari twebwe tujya duha babyita ngo iki se ubwo nabyita ngo mu kinyarwanda twebwe duha urumva umwanya w'abantu batuvuga urumva ugendeye ku ibyo ngibyo urimo uravuga umuntu nakuvuga rimwe sibyo ukamuhereza nyine ukamwereka ko nta kintu bigutwaye ariko warabimenye kuvuga ko nta kintu byagutwaye n'iki urumva azongera kuvuga wishyura ahandi azavuga cya kintu gikomeye ku buryo no utakibashije no kukigarura cyangwa se kuba warya bikakunanira none se undi wabuze umuntu kuvuga yashatse oya ariko ntiwamuha nta mwanya azabona kurirwa mbiyama oya mwiriyama mwiriye icyo nkora ngenda mwirinda nkumva ndanamwanze muri jye kumwamwihora noneho uyu mwanzi kuko sinajya gutikurana mani niba ngiye nkwanze ndakwanze no kukunze ndakukunze ari ngiye gusekera nkwanze da rero you kill yourself kuko we ugusekera arishimye azi ngo nta kibazo uri murahisha ikintu mubashinyirisha amenyo ntabwo ari ukwiye boho kamenye ko mwangana niba mwanze gusa iyo nakwanze nyine wenda uri nk'umuntu nubashye ndashaka ko no kubigaragaza cyangwa tugenda mu bintu birebire ndakwihorera gusa nta kintu na kimwe nongera kuvugana nawe sibyo nyine ibintu byose uba urimo ngenda bimefiya nkakwereka ko nta kintu bimbwiye nkaba wamvugisha nkagusubiza ariko mu mutima wanjye rwose nta rukundo ngufitiyemo nkakwihorera kandi mbere siko nari imeze ubundi mbere ngewe waramvugaga nkaza avuga ati kuki wambuze ibigese mwambi amagambo wabivamo ariko naje gusanga n'ubundi ntabwo ibyo bintu wazabivamo uko ugenda ukura niko umuntu agenda ahinduka n'ubundi ntabwo abantu baduteranye Umusifuzi. n'ubwo bitari byo nta nubwo byashira ako byibuze bajye bagira ibiti guys rero akantu k'amatiku n'ubujajwa turekera byibuze tuvuge bikeya tujye tumenya no kubana basivuge n'iby'ukuri basi byabaye cyane kandi niba ufite inshuti ukabona iri kumuvugwaho ibihuha cyangwa ibiruti itware gutya Adeline ntabwo nkeneye kuri inshuti yawe ngo umubwire ngo itware gutya mberaho mbere iryo jisho kandi unashishe kubyihorera unashishe kubyihorere undwanire kuko uranze kurusha uko abo banze ikibazo abo twizera ko bakaturwaniriye niba ahubwo baba n'abambere mu rero niyo mpamvu bitiranye ubucuti icyo ushaka ku muntu ubucuti na profi ushaka ku muntu ibintu bitandukanye umuntu ushaka profi ku muntu reka kuza witwaje inshuti guys murimo murangiza imitima y'abantu turimo turakorera ibintu muri gusenya imiryango kubera tugeze barakaye ku ngufu ikindi akara ko kujajinga umuntu mutaganire eva mudutera depression nakoze kubana natwe cyane
nawe ubutaha kandi tubashimiye umwanya nyuma mwafashe kugira ngo mudukurikirane mukomeze mukore subscribe mujye musharinga game night zacu rwose zigere kure kandi turabakunda tubafitiye byinshi byiza tugomba kubagezaho mwari kumwe na timu yacu Adeline Gigi Sisi mwakoze cyane kubana natwe bye bye ariko mureke amatiku